yego Ah, ya hanyuma se mm. kuri Ricky byararangiye ntabwo umwana agomba kuzamwiyandikaho we ntazamujyana muri buriya bwatsi bwo hakurya kwa Harris na Trump. Reka rero nkubwire ikintu kimwe Oswaki, njye ndi umubyeyi Yego w'umumama, sibyo? Uha umwana umuntu ushobotse, umunsi azerekana ko atari toxic, niba ari umuntu ushobora kuba narahaye amahirwe yo kuvugana n'umwana akagenda akamushyiramo amagambo mabi, agatangira kumubwira ati urumva umwana yakuriye kwa mama, kwa nyogokuru, twese ubwo ni kwa nyirakuru, kwa mama wanjye, yakuze yita nyogokuru mama still, pe yakuze anyita pasi, mu buzima bwe ndi pasi, no kugeza izi saha ndi pasi, njya nanicara nkamaza ntako sundi kuki utari uranampamagara na mama, ukabona afite nk'isoni aho ari zo kubivuga, kuko yakuze azi ko nyine mama we ni mama nyine, bitewe n'uko urabizi abana bose bakuriye kwa ba nyirakuru bita ba nyirakuru mama, sibyo? So niba ari umuntu wahaye amahirwe yo kubonana n'umwana, umwana agataha akubwira ngo yambwiye ngo uriya si nyoko, ntukajye umwita nyoko, uri kubona? Edayeri gukoresha ijambo nyoko ubwira n'umwana, mba numva utari n'umubyeyi unanashobotse, kuko wabwira umwana ati uriya ni tate wawe ugire gute, ariko ntabwo wakavuze ngo uriya si nyoko, ntukamwite nyoko, uri kumva? Ntabwo njye ibyo bintu ntabwo nshobora kubitorera. Uriya ni mama, yaramureze, yamugurira pampa, niwe wabaye se, yamwishyurira minerivare kugeza izi saha, bikorwa na mama. Hanyuma wowe urinde mugabo ngo ni uko twabyaranye, ushobora kuza uha umwana umuntu werekanye ko ari responsable. Niba ari umuntu ushobora kwishyura umwana ishuri igihembwe kimwe, icya kabiri umwana bakamusora bakamuhamagara kuri lisite y'abantu batishyuye bitarigeze bibaho mu maboko ya mama, afite responsabilité zingana gute? Abo babyeyi bandi n'abo bana bafite bazabamuhe. Njye sinzamubuza kubonana n'umwana we, sinzamubuza guhura n'umwana we, ariko ikintu cyo kumuha responsabilité 100%, umunsi yerekanye ko ari responsable, icyo gihe naba ndi safe ko umwana amushyize mu maboko mazima. Ntabwo umwana iwe, ntabwo umubyeyi uri toxic, ni ababyeyi benshi bari toxic. Pasi Karame. bivunika urumva bajya bavuga ngo umuganga hagigangi, iyo umuntu afite ikibazo akenshi ntabwo ari we ukikemurira, agikemurirwa n'abandi. Yego Reka rero nkomerezeho, yego hanyuma urakoze. n'abandi baze kugira icyo bavuga, niba Oswaki anyemereye, niba yari yashoje. Ok, reka nkomeze. komeza nta kibazo rero my Okay. friend, biryoha bisangiwe. Rero abahanzi bamwe na bamwe ubabona mu mafilme ukagira ngo ni ibitangaza, ariko ari imisega yigendera. Mumbabarire kuba nkoresheje iryo jambo urikoresha. reka nze ngicyo mvuga. Ntabwo umuntu yamara imyaka umuntu yamara imyaka 10 irenga akwingingira yuko umwana ahetse ari uwawe ngo bite utwatsi, uri umuntu iconic public figure. Ni imisega bivuga be. Rwose ndabivuze ko niyo twanahura ntabwo yankanga, urumva ari mushiki wanjye, sinzi uko byagenda. So urumva rero ahangaha tujye tubwizanya ukuri, uwo gushimwa tumushime, n'uwo kunenga tumunenge, twemye tunamubwira tuti n'abandi barebe agendanye ubuprobre, agendanye icyo gisebo, ndetse naba n'umugabo asabe n'imbabazi nk'umuntu w'icyamamare, n'ubundi bibe u Rwanda rwose rubireba, kuko iyi ni case imaze igihe kirekire, kandi isano rikomeye hagati y'abantu ni isano iri hagati y'umubyeyi n'umwana, icyo ntawe ugihakana. Kandi hari uburyo, hari forensic science ihari iteganywa yuko bashobora gupima umuntu noneho akavuga ngo ntureba umwana so wanjye, cyangwa dore n'uwanjye. Ibikurikira
burya kenshi uwabyaye sinawurera, bamwe na bamwe barabarira rwose, kandi wareze umwana niwe ubundi wagombye kuba umubyeyi. Ariko nk'uko twari tubivuze, turiya turemangingo, ziriya DNA abantu basangiye, nicyo kintu gikomeye, niryo sano rikomeye rihuza abantu. So rero hari uburyo amategeko abiteganya, ariko ibyo bita natural law, ibiriya nyine tudashaka mu mategeko, biriya biriho nyine tubona tudahakana. Umuntu abyara umwana akavuka bagasa, ntawe ubihindura. Umuntu aravuka akambara, ntawe ubihindura. So no kwihakana umwana, ntabwo wakwihakana umwana ngo ukomeze kwitwa umugabo mu bandi. Rero ntarinze nagaragaza intuza amarangamutima ahangaha. mu ijambo Icyo nasaba nuko abantu bose niyo umuntu ari guslaminga bakavuga bati no man, uraza mu mafilme wigize umustar wuhe kubwo uri rubebe. Murakoze. Okay, tugende gakeya rero. mu ijambo Ndaje ngo ijambo deka. So twumvikane gatoya tugende ibintu bitware muri ubu buryo. Pasi turi ahangaha. Iki ni ikiganiro wakoze kuri radio, ntabwo ahangaha ku bantu bari kuvuga no. We are here, this is Showbiz. Aba n'abastare bombi. So when we speak about this, we know entering someone's life ngo twinjiye muri vie privé y'ubuzima bw'umuntu, ntabwo ari byo turi gukora. Abangaba ni ibyamamare. Ni saga iri hanze, cyangwa navuga ko ari ibintu biri hanze, ni inkuru iri gutsendinga kusibo yatambutse. Ntabwo ndi kwisegura kuko nta n'uwo njya kwa nyina, ariko mashaka kugira ngo bigire urakoze umuco. cyane. Urimo kunyumva? Ntabwo Yego. ndangaha kugira ngo ngire uwo nkomba mu nnyo. urakoze. Icyo ngomba ubundi reka kubabwira ni nkubwire musa, kimwe. ntago Uretse komba kenshi byarangiye cyo gukoma cyane. uretse gato, ariko ni na byiza kugira ngo platform ibe iri ahangaha ari umucyo, cyangwa duhakorere ibintu bizima banubaka, kuko turaza no kuva ahangaha. Niba abafana ba Pasi bavuze ngo we need talk to, turashaka kumva umuntu dufana. Ejo warabibonye bamwe bavuze ati agiye ataduhaye nimero, turashaka ko at least dushyiramo tugira ikintu dukora ku muziki wa Pasi. Pasi yaradushimishije big time, umugani wa Yago ati big time, big time, big energy. Nabonye va kuri Nyagatare kuranda ngo mbig nguki yamanitse ibyapa adashaka kureba niba ari buko yavuze ko izabafata, ko ntawemereye kubikora, ko bamanitse ibyapa ku mugaragaro bahari. Ndashaka kureba ndebe icyo ribiza kubikoraho, ndategereje ndebe. Inde mabere yaki umva Mute make we love ipusi akurizinda mu mabere ya nyina na big energy na bose bari kumwe. tugende gatoya, ntago nawe muri Nicyo mbuzi. ntago nshaka ko hagira umuntu tukana hano. So tugende gatoya rero. So Pasi, ndashaka kugira ngo abantu babyumve gutyo kandi tuganire ibintu bimeze good fresh bifite umucyo. Reka Yego. Yo so fata ijambo tunagaruke ku muziki wa Pasi muri rusange. Yasohoye indirimbo Yeah. yise afite indirimbo bise birakureba. It's a new song, it's a beautiful song. Mujye kuri platform ya Pasi, ejo twayikore promotion n'uyu munsi, ntekereza that's why we are here. Mugende musupporting mushiki wacu warwanye agahatana agahura n'ibyo bisitaza, ariko akabicamo yemye kugeza amasaha akabakingira muri studio akarikodinga akaduhereza avuga ko yakasa mutwe hip hop hejuru cyane. urakoze cyane. Ndabanza gushimira abantu ba aba speakers first of all. Ndahera umuhaye ijambo Godfather, nkurikiye ukuntu ndimo kubona, sinzi ko niko dukurikiranye kuri ntuza yanjye kuri screen ukuntu ndimo kubibona. Oswald Oswakim umusaza, nkurikiza wo bita the biggest, the legendary, the one and the only one, bamwita Oda Pasi. Man, umuraperi wa mbere wabayeho. Nta nubwo tuvuga ngo ni mu bagore ni mu bakobwa, ariko twari tubikarasa tukabati umukobwa arankomye ngo tugiye gushaka handi ngo karasima tubishyira muri ibyo byose. One of the greatest dufite mu mateka y'u Rwanda, ukubita imirongo nta guhagarara. Sinze bagizwe cyabuze mumbare nkindi cyabuze mumbare mu masegonda amasegonda ndimo nyishaka urumva. Nkomereze kuri Abbey ababyeyi Pascal Ben tugiye gukomeza kubita love. So tugiye kuvuga nuko nguko rero ikibazo tujya rero tuvugira ku ruhande tugashaka n'ibiguca ku ruhande n'ibyo byose. Pasi yahereye ku cyabuze
uwo munsi yari amaze igihe kinini cyane bivugwa muri showbiz nyarwanda, twarayikurikiranye cyane, twari tumeze nk'abafana icyo gihe, twari abana tuyikurikirana tuvuga ati Paccy, niyo mpamvu Paccy kuba ari muri ino space right now, njyewe ubwanjye ndumva ntazi n'ukuntu nabisobanura, this is legendary, ibintu bitabaho, urumva kubona Paccy ari muri ino space. Paccy yaje akavuga ibintu byamubayeho, akavuga ibintu byamubayeho, nta kintu na kimwe narenzaho uretse kugaya, kuko n'uwo muntu ugiye kugaya sinzi nimba nemerewe kuvuga amagambo, nemerewe kuvuga icyo nshaka kuvuga cyose n'amagambo nshaka gukoresha, atarimo gutukana, atarimo amagambo akakaye yo mu ngutiya, ariko ibindi ntabwo. icyabuze iyi yari game changing, kuko hari hamaze iminsi muri showbiz nyarwanda bisakoza cyane ngo Lick Lick. By the way, uyu musore ngiye kubanza muhereze ibyo akwiriye. Lick Lick yaraje ahindura game, azanye bari muri 2009 bibiri na cumi na rimwe, ba Riderman, ba Dream Boys, ba Urban Boys, bande bose, ba Tough Gangs niyo wayikoze hafi yose n'ibiki byose, ba J Polly, amahiti yabo yose. Okay, that's fine. Ariko Lick Lick yaje gukora ikosa rya mbere yakoze, yihakanye umuntu tuza kubigira showbiz, imyaka iragenda, ubwo ndashaka kujapinga nyine twirukange, kuko iki gihe twabigiraga showbiz, aba Knowless bane bose, Urban Boys, Knowless n'abandi bose, kumva ibintu byose bibaye kujya showbiz. 2024 twihuse imyaka 10 after 10 n'ingahe, ntago bikiri showbiz. Twarakuze, twari tukiri abana, icyo gihe cyarakoze, igihe cyo kugenga kirageze, urumva. Nta kuntu wafata umwana ukamwita izina, nyuma y'iminsi mike ukamwihakana, ukagira gutyo ukagenda. Si bibaye rimwe, si bibaye kabiri. Abantu batazi kuri Lick Lick ntabwo babizi. Lick Lick ndamuzi neza, nawe arabizi. Abana bafata amavideo bayafata, bafata amajwi bayafate, abafata ibiki bose, abohereza bayohereze. Lick Lick ndakubwira direct, you are the fucking deadbeat motherfucker, urumva. So kuba umubyeyi nka Paccy aje muri ino nuza, ubwo singiye kuvuga nyine muri party y'abaraperi na showbiz n'icyo cyose, ndavuga nk'umubyeyi we ubwe arivugira ati njyewe umwana wanjye yarezwe na grand-mère we, nta nubwo anyita mama n'ibyo byose. Paccy ntabwo tumuzi n'umunsi n'umwe yigeze aza muri ibi bintu ngaje kubeshya, cyangwa se ngo tumuze muri showbiz ngabeshya n'ibyo byose. Ikintu cyose yavuga ntagifata nk'ukuri, none ngiye collaboration, urumva, nkagikoraboratinga yuko nanjye this motherfucker ndamuzi neza, kandi arabizi ko muzi neza, urumva. And ibyo kuvuga ngo toxic, mwaba muri kumwumva ra? Oya, aramuhamagaye. Okay. Aramuhamagaye kawareka. Godfather wituma umwanya nanjye nibarize Paccy. Manika ikiganza ubucecetse. Ipusi bayifunze umunwa niba kubita inzara. Ipusi bibaye amaditi iceceka, bayikubise amata, kubise litiro y'ikivuguto. Inyabuku si mu kivuguto. Deka, ariko amakuru mfite bira ngo umwamikazi yagiye ajyanye 1/2 cya network yahariye. Reka tugaruke yajyanye na network yose. Aha Ben, Deka tataragaruka. Deka wagiye mani bamuhamagaye, bahita bamuhamagariye muri kuri bigenda. Unmute your mic. Ungura mic yawe ko niba taragaruka. Ben, twagiye. Mbibutse ko biraza kuba byiza mutinjiye muri famille ahubwo mukavuga ku muziki n'ubuhanzi bwa Paccy, biraza kumfasha kurusha, kuko ntabwo nshaka kwinjira muri vie privée na famille. Ben, twagiye.
urakoze ariko mbere yuko mvuga ku muziki Yego. Pasi ngiye namukurikiranye kuva kera izi ngoma za GOL. Ikibazo cya mbere mfite mu muziki dukubitiye tubanguka, ese Pasi ubona indirimbo wagiye ukora especially nka GOL ntabwo mbyicuza icyabuze zitaragiye zigira nk'umubano zituma umubano wawe na Baby Daddy uzamo agatotsi? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ikindi cya kabiri mu minsi ishize like nka 2000 mbere yuko aza mu Rwanda aje gutabara Meddy, ahantu ngiye twiye guhurira mu bihugu byo muri East Africa. Ese that time ntago yari yarigeze abona umwana. Hari muri Kenya, ntago hari muri Nairobi, bivuga neza. Hari muri Kenya, I know that. Urabizi hari muri Nairobi na hotel. Siho, ntago ari honyine, ntago ari honyine. Ntago ari honyine, arahandi. Ikindi kibazo mfite ko akunda kugaragaza ko akunda umwana we, ko ngira ngo mu myaka 2 ishize IG ngira ngo abayizi yitwaga yari afite ni Linka Isaac, I don't know, gusa nzi ko hari izina Linka, right? Yitaga Linka ageze ahita ngo Linka arangira abeshya ko ngo Linka. Ese ibyo byose ntago yamukunda, ntago bakominikaga, kuko ngiye ibintu bya toxic ibyo ntago ari wowe wenyine bivuze ko byigeze kuvugwa. Hari n'undi mukobwa byigeze kuvugwa wo muri Amerika noneho still ahari ubu ngubu. Urumva ntago nani bazabibaze wo bita umwana bita Princess Priscilla ibintu cyamukoreye cya Gikaitas. Ntabwo nshaka kujyayo, ntabwo nshaka mwemuretse, ariko se muri kwirukanswa niki? Uzi sorry gato mbavugiremo impamvu nubwo utari gushaka kujyayo. Uwo muntu mbanze musubiza icyo kibazo ntakibagirwa ibyo avuga byo ko yagiye ahindagura amazina. Icyo gihe yari muri relationship na Priscilla, nta muntu utabizi mwese muri hano nubwo utashaka kujyaho. Reki yampamagaye ambwira ko impamvu ntashaka kujya kwa Priscilla uretse gato aseka nyine ubwita byivugire impamvu mbadeka mwemuretse ariko byagiye ku televiziyo y'u Rwanda mwemuretse gato uretse gato ndabizi, ariko impamvu mbadeka sibyo uriya mwana ku bantu babizi wede kate ndabizi kubizi Priscilla ibibazo Lick yamuteye aya masaha. Lick uriya mwana yarakize, yatandukanye n'umuziki completely kubera iyo mpamvu. Yahuye n'ingaruka nyinshi kubera ibintu. Rero nasabwe kuvuga ati reka Priscilla tumureke hagira ahura n'iyi case tumuvuga Lick. Kandi icyo kintu ngiye kuvuga gifite aho gihuriye n'icyo mutipe yarambajije. Niyo mpamvu uwo muvandimwe suko nifuje kumuvugaho, kuko ntago nanjye nakwishimira undi muntu wahuye n'ibikomere wenda bishobora kuba binarenze n'ibyanjye, sibyo dutwatewe n'umuntu umwe. Ahubwo impamvu ngiye kumuvugaho n'ibyo byo gucenjinga amazina, icyo gihe yabaga ari muri relationship na Priscilla, kuko yanamamagaye ambwira ngo nataye Priscilla mu nzu kubera ko yambuzaga kuvugana n'umwana wanjye. Urakoze, nta rindi jambo ndenzaho. Urakoze cyane. Umusa ntabwo tuzanye ku space. Iki Gikaitas ndakizi. My friend, ntabeshere uriya mwana, ntabeshere Priscilla, twumvikane ikintu kimwe. My friend, inkuru z'ibintu yakoreye Priscilla mu mujyi, ibyo byo bikwindi space yabyo. Buretse gato ibyakorewe Priscilla agacanganyikirwa kisanga, yakoze ko navuze ko tamuvuga nk'ibyifundi yakoreye ibivuzo hano bita imusambira. Abantu batuye muri Houston cyangwa muri Austin murabizi ibintu bya noneho ibintu byabereye yakoreye ibivuzo hano bita imusambira. reka nze urabizi ko jewe jamba hagati ngerageza uko nshoboye kose. So reka nze nsabe gato manze umvise natangiye mutuku kuntu, ariko numvise ko hagiye abaho kuri recognizing umwana. Nagize ngo yarahakanye Reka buretse gatoya.
none se narcissistic yamwiyandikishijeho narcissistic ariko oya se iyo ijambo minsi njya cumi kuvuga mu cyongereza ijambo njya eh kuvuga mu cyongereza ntabwo rirankundira abe eh barita narcissistic behavior urumva abantu bafite iyo rwandiko baba bameze bavugaga nyine ya minsi 15 ushobora kuba itarabaye adahari akaba ari no reka hanze reka reka ariko se wakurikiye waje abe space reka inyuma mama w'umwana yivugire nta kindi ase abe neza Yari- abe ari we wa- amusubize ari we neza wateruye umwana yaranze ko hari undi muntu ufata ku mwana we wa mbere ari ku bitaro yaravutse ahari ibyo nabivuze pe aha abe tubwire nakubwiye evolution ngo yo kumuhakana yamwitayeho dore uko udore iyo yamwemeraga aricyo yamufashaga iyo yamuhakanaga reka nkwereke wabaga uburyo umusabye ibintu byabaga bigenze gute aho niho reka nkwereke uburyo ubwo bwa toxicity navugaga uri kubona hano hari abantu benshi mwabanye nawe muramuzi kundusha reka mvuge gutyo navuze ngo umuntu wabanye nawe agatandukana nawe neza azamura akaboko ambwira ati uri mubi urabeshyera umuvandimwe nta sibyo n'umwe icyo mvuga ni iki ngiki navuze ngo n'ejo naravuze ngo aho kugira ngo uzankomerekereze umwana nk'uko wankomerekeje nguhe urugero rufatika ejo bundi muha umwanya wo kubonana n'umwana amaze kumubwira ayo magambo ngo uriya si we nyoko n'uriya n'ibiki ntabwo first of all nta n'uburenganzira afite bwo kuza yari akwiriye kugenda akenjoyinga iyo time abonye n'umwana we no kugira ngo n'indi myaka izaza umwana azasigarane memory nziza niyo baba batari kumwe umwana azavuga ati mfite memory nziza na papa ntiyari akwiriye kugenda amubwira amagambo mabi n'andi ntashoboye kuvugira hano sibyo ikirenzeho nyuma yaho naramubwiye numva rero mbabazi warabibonye ko njye nawe ntago bishoboka nta mubano dufitanye ntawo ntushoboka umubano uhoramo ibitutsi umubano uhoramo iki akenshi maze gukura mfite imyaka itari mikeya ku buryo umuntu ku myaka 44 ntabwo wakwiye kuba wifata kuriya ntabwo ndi 44 nawe oya nanjye uvuze papa w'umwana oya ninjye uvuze kuri icyoke urumva abe ikintu cyabaye yakoze icyo mubwira ngo biri toxic nuko nzi neza ko Diki ntabwo ari umuntu mushobora gukominika icyumweru cyangwa ukwezi mutarashwana hatajemo ya magambo mabi icyo ni icyambere first of all ni umuntu nk'uko yarabonye amahirwe yari akwiriye kubanza kubaka relationship n'umwana nziza kugira ngo cya cyizere kibi na ya sura mba afite mu maso y'abantu ibanze isibangane ahubwo icyo yakoze nkimara kumubwira communication naranamubwene ujye ufata niba ukeneye no gukora icyo ukora inshingano ku mwana umwana amujyana ku ishuri umwana ararya umwana agira gute sinkutegetse icyo gukora dufate 50-50 wenda uvuga ngo uzajya yishyura school fees ibindi mbimenye nk'uko n'ubundi dusanzwe tubimenya cyangwa se uvuga uti ntabyo nshoboye ati minervare nzajya nyitanga ndamubwira ni noneho kugira ngo kuko njye nawe bidashoboka ujye uyicisha mama ntawe uhari mama bahanze mbana na Nadia umunsi ku munsi aramuzi baraziranye bihagije aranamuzi kundusha uko njye muzi ujye umucisha school fees nkimara kumubwira ko nta communication yahamagaye umwana umunsi umwe aramubaza ngo nyoko ari he njye nanga n'umuntu unyita nyoko naranabyanditse nta muntu muzima w'umugabo uvuga nyoko uwo mugabo nta abadashobotse ndabivuze yagakwiriye kubaza akanubaha n'umuntu ati mama wawe ari he ati nyoko ari he nanze kuvugana nawe kabiri blotse umwana abe urekonesa umwana gute ublock umwana nizihe nshingano afite niye response nubuhe bubyeyi afite bwo kublock umwana wewe wa block umwana wawe ngo nuko ufitanye ikibazo na nyina mumbwire mu mateka y'isi umubyeyi wa blotse umwana narcissist behavior ibingibi rero yasamubloka ngaho mbwira narcissist zitabaho ngo narcissist behavior rero reka gatwereke gatoya mbabarira gato mbanze nongera akantu kamwe none akamubloka ari bwo akibonana n'umwana bwa mbere face to face wowe wareactinga guteganya nawo umwana okay reka ngo tuveyo gatoya kangaruke oya ubwo fata gato no man ntago muri kunsaza muri gukomeza gusunika kumwinjira muri famille no kandi mureka kambaze ndi radio kumusubiza
ufite hari guhakana umwana ukavuga ngo biologically uyu mwana si uwanjye, hariho no kwemera uyu mwana n'uwanjye hanyuma ukaba irresponsible. Hari kuba irresponsible, hari no kuvuga ngo uwo mwana n'uwundi mugabo. Aho niho nashaka bamenye ese yemera ko ari uwe, DNA arize, hanyuma izo nshingano zikamunanira kubera ubushobozi buke. Hanyuma aho nshaka gusobanukirwa aho hombi. Okay, abere kangusubize Okay, gutya. sawa. Sergio, iyi ndacyo gusubiza rwose mu buryo bweruye. Ari nayo iyo toxic mvuga. Urumva? Byatangiye atemera umwana, yanga kwiyandika ku mwana kugeza igihe nagiye gushakira pasiporo y'umwana ejo bundi 2021 muhamagara kuri immigration musaba ni est ushobora gukora na petit mot ivuga ko ari wowe se w'umwana kugira ngo bame passport y'umwana. Ibyo bintu ntabyo yakoze.